tugeze muri wa mwanya mwiza w'ingenzi aho tugiye kurebera hamwe ibyaranze iki cyumweru cyose kirangiye mu cyigisho twigaga mu gitabo turi kwiga muri kino gihembwe cy'intambara ikomeye, icyigisho cya 8. Akaba ari igicyigisho gifite umutwe uvuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Dusenge. Mana nziza kandi Imana ikomeye, turagushimiye cyane yuko mu gihe icyo ari cyo cyose wagiye uyobora ubwoko bwawe mu buryo butandukanye. Tugushimiye ko uyu mwanya ugiye kuduhuguza ibijyanye n'umucyo uturuka mu buturo bwera. Mwuka wera azabane natwe, bisabye mu izina ryawe Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubivuga, tugiye kurebera hamwe icyigisho mu ncamake kijyanye n'umucyo uturuka mu buturo bwera twize muri kino cyumweru mu ngingo zitandukanye. Icyo kwibuka kikaba cyabonekaga mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Havuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe ikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye, aho ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo abantu bari bategereje Yesu mu 1944 ntagaruke, kuko bigaragazwa n'ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 n'ubw'iminsi 2300, byabaye ngombwa ko bongera kwiga ubuhanuzi. Maze mu kubwiga babonye ibi: muri Daniel igice cya 7 ndetse na Daniel igice cya 8 tubigereranije, dusanga ari inyamaswa iri mu gice cya 7 ariyo yari intare yagaragazaga Babuloni. Ariko tugeze mu gice cya 8 tujyana n'iby'Umedi n'Umuperesi, aho mu gice cya 8 bagaragaza umwana w'intama ndetse akaba ari idubu mu gice cya 7. Turongera kubona noneho ubwami bwakurikiyeho bw'Ubugiriki bugaragaza mu gice cya 8 isekurume y'ihene, ndetse mu gice cya 7 bikagaragara nk'ingwe ifite amababa 4. Ubwo nabwo n'ubwami bwabayeho. Iyo turebye mu gice cya 8 n'ubundi tuhasanga ibijyanye n'agahembe gato, mu gihe mu gice cya 7 tubona inyamaswa ifite imikaka idasanzwe. Aha rero kongera gusobanukirwa neza yuko mu buhanuzi hari icyo byavugaga, nuko nyuma y'ubu bwami tumaze kuvuga bune, Babuloni, Umedi n'Umuperesi, Ubugiriki, Uburoma, bwakurikiyeho nuko mu gice cya 7 ndetse n'icya 8 havugwa iby'urubanza. Urwo rubanza mu gice cya 8 cyane bigaruka bagaragaza kweza ubuturo bwera, ari naho bihurira. Urubanza no kweza ubuturo bwera bigaragara ko ari ikintu kimwe. Kweza ubuturo bwera ntabwo ari byo byari kugaruka kwa Yesu. Niba Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 n'urubanza rwo muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 9-10 byaravugaga ikintu kimwe: ni ubuhe buturo bwera bwagombaga kwezwa. Ku rundi ruhande, ni uruhe rubanza rwashoboraga gutangira mu 1944. Muri kino cyigisho rero twize muri kino cyumweru hari iby'ingenzi twabonyemo. Icya mbere, hari ubuturo bwera bw'ukuri, hakaza ibijyanye no kweza ubuturo bwera. Turi burebe neza ibijyanye n'urubanza ndetse n'imbabazi n'ubutabera. Twongere turebe ingingo ijyanye n'umucamanza n'umuvugizi. Ese ubuturo bwera bw'ukuri bwaba ari ubuhe? Ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 2. Niyo ubuturo bwera bwagombaga kwezwa atari isi, ni ubuhe hano bwavugwaga? Ubwo Abadivantisiti bigaga Bibiliya nyuma yo kubura ibyari bitweze mu 1944, bavumbuye ko hari ubuturo bwera bubiri. Hari ubuturo bwera bwo ku isi, ishanya n'igicucu cy'ubukuri. Ngira ngo usomye mu Baheburayo igice cya 8:5 harabisobanura. Ariko hari n'ubuturo bwera bwo mu ijuru bwubatswe n'Imana ubwayo, kuko tubibona mu Baheburayo igice cya 8:2. Ubuturo bwera bwa mbere ndetse n'insengero zarikurikiye kugeza muri 70 nyuma ya Yesu Kristo byubatswe hakurikije icyitegererezo Imana yeretse Mose, kuko tubibona mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 40.
muri bwo hashushanywaga umwana w'intama nyakuri n'umutambyi mukuru nyakuri Yesu. Iyo usomye neza ukareba muri Yohana 36 ndetse n'Abaheburayo 14 hagerageza kubisobanura neza. Icya mbere, Yesu yitanze kugira ngo akureho ibyaha byacu nkuko tuboneka mu Waroma 5:8, kandi icya kabiri aradusabira. Icya gatatu akadukiza ubutware bw'icyaha. Icya kane akishingira agakiza kacu. Ayo magambo tuyabona mu Baheburayo 7:25. Ese kweza ubuturo bwera bavuga ahangaha niki bishatse kuvuga? Nuko ahongera hera kubwo guhumana kw'Abisiraheli kwinshi no kubw'ibicumuro byabo kubw'ibyaha bakoze byose. Abaheburayo 16:160. Nubwo Abisiraheli babarirwaga kuba gutamba ibitambo byabo, icyaha cyabo kimurirwaga ku buturo bwera. Kubw'ibyo kwezwa kwabo byari ngombwa. Ibi byabaga ku munsi w'impongano uzwi no muri iki gihe mu Baheburayo nk'umunsi w'urubanza. Iyo turebye muri Baheburayo 23:27 haravuga ngo buri wese yagombaga kwibabaza mu mutima we, kuko nyine bari imbere y'urubanza. Ahari mu gihe cy'Abisiraheli. Twari 23:28 nta mirimo isanzwe yakorwaga. Bigaragara yuko ubwoko bw'Imana bwabaga butegereje kwezwa kandi ruri imbere y'urubanza. Umutambyi mukuru yinjiraga imbere y'Imana nkuko tubibona mu Baheburayo 16:12-13. Ikindi hano batubwira ko umunsi w'urubanza cyangwa se umunsi w'impongano, isanduku, umwenda ukingiriza hera n'igitereko cyacuzwe mu izahabu byezwaga n'amaraso y'ihene. Abaheburayo 13:15-19 ndetse na 33. Ihene nzima isigaye yikoreraga ibicumuro ikoherwa mu kidaturwa nkuko tuboneka mu Baheburayo 13:20-22. Nuko bakwezwaho ibyaha nkuko tubibona mu Baheburayo 13:30. Iyo umuntu runaka atibabazaga muri uwo munsi ngo yihane ibyaha bye, yakurwaga mu bwoko bwe nkuko tubibona mu Baheburayo 23:29-30. Iherezo rye ryashyirwagaho akadomo. Muri ubwo buryo ubwo kweza ubuturo bwera bwo mu ijuru buzaba birangiye, iherezo ryacu rizerekanwa ubudahinduka. Hagati aho, uyu ni wo munsi wo kwibabaza mu mitima yacu. Ni umunsi wo gufata icyemezo kuko tubibona mu Baheburayo 3:14-15. Ese tuvuga urubanza tuvuga hano ni urubanza rumeze rute? Iyo turebye mu gihe cya 14:7 haravuga ngo avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Dukurikije ubuhanuzi, kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru ni ukuvuga urubanza byatangiye mu 1844. Kuva icyo gihe itorero ry'Abadiventiste ryatangaje mu ijwi rirenga ko isaha y'urubanza isohoye, rirarekera abantu bose kuramya Imana no kubaho bakurikije amategeko yayo kuko iboneka mu gihe cya 14:7. Ariko se urubanza ntiruzaba igihe Yesu azagaruka ku isi? Iyo turebye mu cyambere cy'ibyo ku ngoma igice 16:33 ndetse n'urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo 1:1, icyo kibazo kwakibaza. Urubanza ntiruzaba igihe Yesu azaba agarutse ku isi? Ubwo Yesu azabaje azarangiza imanza zamaze gucibwa kuko azazanye ingororano zo kugororera buri wese ukwiriye ibyo yakoze. Ibyasheshe 24:12. Azatuma abamarayika be guteraniriza hamwe intore ze, Matayo 24:31, no kuzura abapfuye bamwizeye, urwambi rwa Tesalonike ya 4:16. Menya ko abapfuye batizera batazazuka ubwo Yesu azabaje, bityo ntibazasomerwa urubanza icyo gihe. Ibyasheshe 20:4-5. Reka turebere hamwe iby'imbabazi n'ubutabera. Iyo turebye Yesaya 16:5 haravuga ngo intebe y'ubwami izakomezwa no kugira imbabazi kandi hariho uzayicaraho mu kuri mu nzu ya Dawidi, ari umucamanza ukurikiza imanza z'ukuri akabangukira gukora ibyo gukiranuka. Amategeko 10 yashyizwe mu isanduku ry'isezerano yerekana amahame urubanza rugenderaho, ubutabera bw'Imana nkuko tuboneka
tubibona mu Mubwiriza 12 umurongo wa 13-14. Intebe y'ihongerero iri hagati y'amategeko ntabonekera ubwiza bw'Imana yerekana imbabazi z'Imana. Urwambere rwa Yohana 1 umurongo wa 1 kugera wa 2. Amaraso ye yaminjagiwe ku gicaniro cy'ibitambo byoswa. Ahangaha murabona neza ko inzira igana mu buturo bwera bwo mu ijuru itangira no kwemera igitambo cya Yesu Kristo. Amaraso ye yaminjagiye ku gicaniro cyoserezwaho imibavu, igakomereza mu mibereho yo kugira umubano na Kristo. Amaraso ye yaminjagiye ku mwenda ukingiriza imbere y'isanduku. Ibi bikaba bivuga ngo ikanzurwa iyo ibyacu byerekanwe imbere y'urubanza. Ubutabera busaba kubahiriza amategeko. Umuntu wemera imibereho itunganya Yesu umwami wacu, nk'uko tuboneka mu rwambere rwa Petero cya mbere umurongo wa 18-19. Ibyo nibimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Urwambere rwa Yohana 17. Umucamanza n'umuvugizi niyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Abayobora 7:25. Imibereho ya Yesu yerekanye urukundo Imana ifitiye isi y'impezamajyo ndetse n'isanzure yose ibireba. Urupfu rwe rwagaragaje ugushishana kw'icyaha kandi ruhesha inyoko muntu yose agakiza. Kutuvugira kwe mu buturo bwera bwo mu ijuru bihesha inyungu z'impongano buri wese uzisingira kubwo kwizera. Mu mibereho yacu yose ndetse rwose no mu gihe cy'urubanza, Yesu ni umuvugizi wacu. Urwambere rwa Yohana 2:1. Umurimo wa Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru utwigisha gusobanukirwa neza inama y'agakiza, ukatwigisha ibisabwa n'amategeko y'Imana, igiciro kitagira akagero cy'agakiza kacu, ndetse ikatwereka inzira Yesu yaduharuriye itugeza kuri Data, umutuzo kuwo gushobora kwegera Imana tudatinya. Vuba bidatinze urubanza ruzarangira, maze Yesu aboneke bwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Abayobora 28. Hari amagambo Ellen White yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye cya 28 kuri page 478 havuga ngo ubwo ibitabo by'ibyanditswe ku bantu byabumburwaga, imibereho y'abantu bose bizeye Yesu igaragarizwa imbere y'Imana. Ahereye kubabanjirije abandi bose kuba ku isi, umuvugizi wacu yerekana iby'ibisekuru byose byagiye bikurikirana maze asoreza ku bakiriho. Izina ryose riravugwa, urubanza rwa buri wese rugasuzumanwa ubushishozi, amazina amwe akemerwa ayandi ntiyemerwe. Abantu bose bihanye ibyaha byabo by'ukuri kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Yesu we gitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi maze zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru, kuko bahindutse abafite umugabane ku butungane bwa Kristo, kandi imico yabo igasangwa ihujwe n'amategeko y'Imana. Ibyaha byabo byarahanaguwe kandi bo bazasangwa bakwiriye guhabwa ubugingo buhoraho. Ubu duhagaze mu rugo rw'ubuturo bwera, dutegereje kandi dutumbiriye ibyo byiringiro by'umugisha abyo kuzaboneka k'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo mu cyubahiro cyinshi. Muko dusabira kwe nk'umuvugizi wacu, Kristo ntakeneye imico mbonera cyangwa ubuvugizi by'umuntu uwo ari we wese. Niwe wenyine watwikorereye ibyaha, niwe wenyine igitambo cy'icyaha. Gusenga no kwatura kwacu bigomba kwerekezwa gusa kuwinjiye rimwe rizima ahera cyane. Azakiza rwose abegerezwa Imana nawe mu kwizera, ahoraho iteka ngo adusabire. Ayo ni amagambo yanditswe na Ellen White mu kinyamakuru cyitwa Jesus Our Advocate, akaba yaragaragazaga neza agaciro Yesu afite mu mibereho yacu. Reka Uwiteka tubashishe kurushaho gusobanukirwa nuko turi mu rubanza, kandi urubanza rukaba rugiye gukatwa. Mu gihe ruzarurangiye rero
ntabwo tuba dushoboye kwakira kino gitambo cya Kristo. Reka tumwizere kandi tumwiringire, abashe kuba hafi yacu kandi abashe kudukiza ikibi n'igisa nacyo. Nicyo ngusabira nanjye nisaba mu izina rya Yesu. Dusenge. Uri Imana nziza kandi uri Imana y'urukundo, kuko wemeye kuduha Kristo kugira ngo atubere impongano y'ibyaha byacu. Reka rero tuzirikane urwo rukundo, natwe twemere kurushaho kukwiringira ndetse no kwizera, kugira ngo Kristo uko agiye kugaruka tuzabashe kumusanganira tunezerewe, tuvuga tuti ngiye Imana kwategereje tuzaniye agakiza. Nibyo nsabira buri wese wowe unyumva, mu izina rya Yesu, amen.